Hello guys, ndabasuhuje ndabiyegereje nanone kuri Mugabo TV show. Uyu munsi ngiye ku musaza umwe hano hirya muri quartier, nsanzwe mumenyereye bato z'abantu bato. Ubu ngubu ngiye gukora bato n'umusaza tubana aha ngaha ku bintu bijyanye n'ubuzima bwa gikristo. Ubwo hano ndacyari mu rugo ndacyicaye ndi gupanga ibintu ngiye kumubaza, twumve ibya kera n'iby'ubu ngubu uko bimeze. Abe tayari ntimujye kure yacu, tubereke ukuntu nyine bigiye kugenda. Ngiye gukora bato n'umusaza hano hirya, ni pasiteri wacu. Ngiye kumubaza nyine ibintu bijyanye n'ibya kera n'iby'ubu, nyine itandukaniro ryabyo. Mube tayari turebe nimba urubyiruko ari twe turi butsinde cyangwa abasaza bari budutsinde. Ntimujye kure, ubu ngubu ndahagurutse ngiyeyo. Dukomeze dukurikirane, turaza kureba uko ibintu bimeze. Hello guys, urabona ndi mu nzira, ndimo ndajya gusura umusaza. Mumenyereye bato z'abantu batoya, none ubu ngubu ngiye kuburana n'umusaza ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana. atubwire ibijyanye n'ubukristo bwa kera n'iby'ubu. Nyine ngiye kuburanira urubyiruko n'umusaza nawe araburanira abasaza. Ngeze iwiwe mukurikirane murebe, twumve ibya kera n'iby'ubu ngubu aho bitandukaniye. Mube maso rero, mube tayari kugira ngo twumve ibintu by'abasaza. Nyine twumve abasaza ukuntu baba batekereza ku byo dusigaye tubamo. Umusaza aragoye kabisa. Tugiye guhangana turebe uko biri buze kugenda. Tega amatwi mukurikirane, abahageze bwa mbere mukande subscribe, n'abandi mwese n'abahasanzwe mwumve mwumve amakuru y'Imana uko ameze. Ndabona ndahageze kabisa. Tubikurikirane turebe uko bimera. Sawa. Ububatizo bwonyine wabwigaga ukiga kubatizwa ukabatizwa wize, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo niba ushaka kubatizwa ukamanika urutoki ukabatizwa ni sawa, ibyo biremewe. Ariko kera ntibyashobokaga, wabanzaga kwiga ishuri ry'ububatizo. None se abo ba kera si bo baba batubatije kandi batatwigishije? Bari he? Ni bande ba kera mukigira? Wowe nturi uwa kera. None se ibyo nzavuga muza mubyemera murabikora? Ibyo mvuga mubyita ibya muzehe. Nawe ubikoze akavuga ngo mureke tureke kubabaza muzehe mukanyapfa. Gatoya kutagira isoni, byose bikagenda biguma guhenebereza abantu. Ko niko tubibona twebwe abahambere. None se ko mubibona mwebwe ntimutwigizeyo ku ruhande, ngo nka kwa kundi umuntu abombora mukamuhagarika mukamushyira ku ruhande paka agarutse akirega. Tekereza ko mwazaza mufata n'abo ngabo mukabigeza ku ruhande paka bahindutse bakaje gusonesha imyenda myiza kugira ngo bagaruke. Tuzaza bahinduka nuko kwigeza ku ruhande ukazana abasa nawe ugafungura iryawe. Hari aje mwebwe mutaza mubimenya. Ziriya pantaro kuri iyi bari y'abakobwa sino yambara, niyo nyibonye mu isoko ndavuga ngo ni y'abakobwa iyi. Haho noneho ibihe byarahindutse, barazidodesha nyine, badodesha imyambaro y'abagabo, bakoresha amapantaro. Tiyabana amapantaro bibazagaragara. Tuzobona ko bigenda byikubita hirya no hino. Ni ukuvuga ngo abakobwa
baza bambara amapantaro bakayajyana gusa Imana amategeko yayo namwe twese turayazi biza bihurira hehe nyine kubera iki bamwe banga ibingibi abandi bakanga ibi abandi bakanga gutyo ubu bihuza gute imyambarire n'ubukristo? Okay, icyo ni ikibazo cy'imyambarire biranditse muri Bibiliya, tutavuga ibitandukanye na Bibiliya. Urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere ibice 2 n'umurongo wa 9. Nje mfite ikibazo cya mbere nibaza, ndaza nkubaza kimwe ukidusobanurire, ubaze ikindi naco kidusobanurire. Ikibazo cya mbere nibaza, ese imyambarire izihurira hehe n'ubukristo? Imyambarire ubukristo nyine so kwifata neza. Oya, ikibazo ngisobanuye neza uza usanga nk'amakanisa y'abanyamurenge hari imyambarire ibirimo itemewe, wagera nko mu rindi kanisa ugasanga iho iremewe, wagera ahandi ugasanga n'abandi byo banga hari abandi babikoresha, kandi twese dusenga Imana imwe, kandi Imana amategeko yayo namwe twese turayazi. Biza bihurira hehe nyine kubera iki bamwe banga ibingibi abandi bakanga ibi abandi bakanga gutyo ubu bihuza gute imyambarire n'ubukristo? Okay, icyo ni ikibazo cy'imyambarire biranditse muri Bibiliya, tutavuga ibitandukanye na Bibiliya. Urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere ibice 2 n'umurongo wa 9. Mu kibira twahitaga ngo ni mu kibira. Ntabwo bahitaga operato, bahitaga ngo ni mu kibira, ngo bagiye mu kibira ku ndombe yo ruguru. Umuntu akabaho anywa amata gusa mu gitondo na saa 5 umwaka ugashira ugafata uwa kabiri ugashira ni 3 nini timurware. Oya warwara, hari n'indwara yabagaho habaga indwara imwe gusa yitwaga kanihura na rusoka. Kanihura niyo yiyakunda. Haravuga ngo n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni. None se nimba ubona umugore yambaye atagira ikigira isoni, Bibiliya yonyine avuga ngo n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni, batirimbisha kuba umusatsi cyangwa imaregarita. Ibyo ni Bibiliya ibivuga. Ubishaka neza mu urwo rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere ibice 2 n'umurongo wa 9 urabisangamo, titwo bivuguruza. Kandi nta uzuhindura ijambo ry'Imana yavuga ngo uko ryanditswe n'ubu nta warihindura. Natwe tugomba kurihindura, dukwiye kwambara neza rero kandi tukagira isoni, titwambara ubusa. Ndagira ngo nuko nimba ucyumvishe neza. Sinzi niba numvishe neza, washizemo n'ibyo ngo ntibabohe n'imisatsi n'iki. Niko byanditse biravuga. Uvuga ngo abayiboshe bose ubu nyine ni icyaha. Icyaha cyarashize ntikikibaho, ariko Bibiliya iravuga ngo batirimbisha, ahubwo birimbishisha ingeso nziza. Turavuga uko Bibiliya ivuga, ntituvuga uko dushaka. Oya, andiko moja iravuga ngo n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye batikanisha imyenda. Kwikanisha imyenda ni kuri musanga umugore yasonesheje, yamara gusonesha karibaya akagatera inani mu mugongo, hari imashini yajya kukambara akarida guhamagara umufunga bakazamura. Niko kwikanisha imyenda. Imyenda ntigukane, ukambara imyambaro ikwiriye. Nicyo Bibiliya ishaka, kandi bakagira isoni. None se kubera iki bibaho ababikora ntibahagarikwe ngo bakurwe babanze bigizwe ku ruhande, bigishwe bakabareka? Ntako kwigisha umuntu. Igihe cya kera, itorero rya kera rigitangira, ryatangiye ryubashye Imana, ritangira ryubashye abayobozi. Ariko irya none abariyoboye nibo bikanisha imyenda. Abaririmbyi nimwe mwambaye udupataro tw'uducupa. None se uzoyobora wambaye agacupa
aho wirukana wamini uzoyora itorero ari we muyobozi waryo wemeye kuko abantu bambara za pasura mu materaniro ubirukane kandi ari we ubishyigikiye ari we unazidoda ubwo ni ubuhenebere buteye ubwoba nabwo buranditse muri urwo rwandiko rwa Timoteyo ni uguhenebera ibihenebereza ubukirisitu bitangirira kuri gatoya kutagira isoni byose bikagenda biguma guhenebereza abantu ko niko tubibona twebwe abahambere. None se ko mubibona mwebwe ntimutwigizeyo ku ruhande ngo nka kwa kundi umuntu abombora mukamuhagarika mukamushyira ku ruhande paka agarutse akirega, tekereza ko mwazaza mufata n'abo ngabo mukabigeza ku ruhande paka bahindutse bakaje gusonesha imyenda myiza kugira ngo bagaruke? Tuzaza bahinduka nuko kwigiza ku ruhande ukazana basa nawe ugafungura iryawe hari icyo akarifungura ariko niyo yaya yakwiriye uku niyo yayiruza amakominote yose ngo furane banaka na banaka naho byagiye bitangirira. Noneho wavuga uti wewe wagize nabi akavuga ati njyewe ndigendeye undi ati nanjye ndigendeye bakarifungura kandi ku ruhande rwawe wokora iki? Abo gana bagiye mu buhenebere umuntu wahenebereye tiwobuke imufashe ngo musingire haraguma gahenebera kandi agahenebereza n'abandi kandi iyo nzira bakayikunda. Funga ubuzi ko abantu bakunze kwambara ubusa kurusha kwambara imyenda cyane. Bari mukuru barashe uri mukubona Imana ntacyo itakoze. Imana yaremye umuntu imurema n'ubwiza imurema yarizi ko akwiye kugira n'amenyo akwiye kugira n'amatwi meza kandi amatwi ye ikayatobora humva ariko bari mu gutobora hatumva. Ibo bakigana Imana baje gutobora bakatobora hatumva ariko Imana yo yakoze ikintu ifite intego. Umwuka uca mu mazuru yarahatoboye nabo bari mu kujya kuyigana ngo baratobora bakaritobora inyuma. Baje kwigana Imana ngo yatoboye amatwi bagatobora amatwi bakayatobora inyuma. Ibyo ni ibintu bigenda binyuranya ugiye kureba na Satani izikoresha abantu yayibereka ku kintu Imana yaremye. Ntabwo yo gukoresha ngo yaremye ikintu oya ikuyobereza ku cy'Imana yaremye. None se nkawe wanyuze mu bihe bya kera no mu by'ubu nyine k'inama wagira urubyiruko ruza mu ikanisa rwambaye ubusa nyine nk'uko baba babyita ariko baba babyita ko ari imyenda baba bavuga ngo ni style kandi ibyo bigezweho. Ni bigezweho. Ni ngiye nama watubwira? Inama nabagira abumva abafite amatwi hariya mu rwandiko rwa Timoteyo rwa 2:4 haravuga ngo ndagutongera amaso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka bazima n'abapfuye ubwire abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza abantu ntibazihanganira inyigisho nzima kuko amatwi yabo azoba barya ashaka kumva ibanezeza bazibwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Iryo rari rero kugira ngo rive mu bantu byoroshye birakomeye kandi kuvuga ijambo ry'Imana tuba turivuga none se buryo twigisha ntimuza mu byumva ariko gushyira mu bikorwa nibyo binaniranye. Kuvuga ngo twige ijambo ry'Imana ushyiramo nushaka no kuba umukristo uzogenda ufate Bibiliya usome Bibiliya uko ikubwiye ni ukwemera ukumva amahame ya Bibiliya niyo ukurikiye ijuru zoba ifite. None se kuko nk'uko nkawe uri umusaza ariko uri umusaza w'umusirimu uko we ubonye nje gusenga nambaye nk'iyo pantaro wambaye tiwonseka kagusekera iki wambaye neza
uku nambaye ngiyo nkabanza nambaye iyo neza ntayigabanyije cyane nibwo naba nambaye neza kurusha ubu nyine uba wambaye imyenda ikwiriye uku ubu nyine ntabwo nkwiriye iryo ni icupa iryo ni icupa wowe ntacyo bikubwiye n'ako gasengeri wambaye ako kajiri ugenda mu rusengero ukajya kuririmba muri korali hari ikibazo wowe wumva ariko kiriho kiba kiriho kuko kera uba warangaje abantu none ikibazo ni ukurangaza none ikibazo si ukwambara imyambarire ntiyemewe nubwo bayikoresha ariko ntiyemewe Bibiliya yatubwira ngo twambare imyambaro ikwiriye igukwiriye ariko buri wese azagira uko umukwiriye ku giti ciwe akaba ati uyu nguyu ni mumere ukubere ariko utakuberekera mbaye ndi bugende mu ikanisa nk'uko nyine nk'iyisengero havuga abantu ntibarangare bakabona nyine ari ibisanzwe ni ukuvuga ngo nta kibazo mba mfite none se wowe wogenda nawe ntiwogenda ngiye nase ntarabaza wagiye nyine ni ukwicara iry'inyuma abantu bakarangara aba bagiye kurangaza ni ukuvuga ngo ikibazo ni ukurangaza abantu ni ukurangaza abantu icyo ni kimwe icya kabiri ntaba yambaye imyambaro ikwiriye icya gatatu Imana niyo yageneye muntu imyambaro habe na Adamu igihe acumuye akabona ko yambaye ubusa Imana yamugeneye imyambaro iramwambika noneho ikibazo kiza gikija ku bantu bose Imana aho ngaho uravuze mu byanditswe haravuga ngo twambare imyambaro ikwiriye ikwiriye se ni iyi umuntu agira ukwiwe ushobora kwambara nk'iyo pantaro ukavuga ati njyewe niwo nkwiriye nanjye nakwambara iyi nkavuga ati niyo nkwiriye none se aho ngaho ikibazo naba mfite ni ikihe ko nambaye igihamanya n'umutima wanjye ko kinkwiriye kandi ngo umutima niwo wa mbere niwo wa mbere ariko ngo urusha ibintu byose gushukana niwo wa mbere nyine uzi ushukana uzi gushuka Bibiliya zivuga ngo ibyo twibwira si iby'Imana yibwira kuko ibyo twibwira ibyacu iyo byari bishobotse ngo dukore ibyo Bibiliya ibyanditswe byera bitubwira twokiranutse nuko twikorera ibyacu tukakora ibyacu ibyo dushaka ubushake bwacu kandi dukoresha nicyo kibi kurugero mbaye ntunganiye Imana pe ku mutima nkumva nyine ndakiranutse ariko nkumva iyi myambarire n'iyimbereye kaja gusenga wewe wambona ugakwazika ariko njewe ndi kubona ko bimbereye aho ngaho kumva nkoze icaha Bibiliya iravuga ngo uzozana igisitaza abandi azobona ishyano keraga uba wazanye igisitaza wazanye igisitaza abandi uragira ngo hari amahoro kandi ntabizi ko kiri mu gusitaza wowe mu mutima wawe uba ubizi gutyo umuntu wese n'ubu ngubu nidusohoka hano urasanga umusinzi yaramubwira ngo wamupaganiwe ntabikwemerera ahubwo mworwana kandi ni umuntu w'umupagani bamwe bakabyanga bakanga kuko yoba umupagani natwe rero iyo tujya gusenga mbere ni ukubanza kwisuzuma hariya mu Baroma 12 haravuga ngo ni uku bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ntimwishanye n'abikigi none se baryo bakobwa urimo kubona arimo kugenda agakubita umisatsi hano ugatukura aho kaba umweru aho kaba umukara aho kamagira atya akagenda cyangwa byamara kunanirana kose akawusiga isiraje ya mutuku agatukura kuryaga noneho uriya rero yewe muri iki uko ntekereza ntacyo yigeze yumva nta nacyo yamenye ariko we ku mutima yibwira ko yamenye ariko atari iwe niko yibwira aba afite wa mutima urusha ibintu byose gushukana niwo murimo ariko ntabitaho cyo bimenya
akamenya guta ari impumyi abahumye impumyi ntizibona higwa bavuga ngo Kristo ngo buroroshe kandi ngani gumba butoroshe mu bintu bitoroshe no gukristo ubukristo bwo koro ngo buroroshe ubukristo bwo koro mu bintu bikomeye no gukristo babona n'ubuntu bakumva biroroshe ariko ntibyoroshe ko ari umuntu yibwira ko ari umukristo kandi atari umukristo birashoboka cyane tuzi ko Yesu yabivuze yaravuze ngo bamwe bazoza bavuga ngo naragukoreye narahanuye mu izina ryawe nakoze ibitangaza mu izina ryawe Yesu ngo azobabwira ngo sinigeze kubamenya n'umunsi n'umwe ibi nibyo abantu bakora bibwira ngo bariko barakorera Imana ariko korakora umubiri hariya mu Baroma 8 haravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryaduhindura iryo tegeko rero ryaduhinduye ugiye kubisoma urabikurikirana neza ugasanga harimo kamere y'imibiri yacu kandi iyi kamere y'imibiri yacu itubase nidukora ibyo ishaka tuzapfa ungana icyo gice cyose ugisome kiraguhugura ngo nimba dukora ibyo kamere y'imibiri yacu yifuza tuzapfa ariko nidukora iby'umwuka tuzarama abantu bari mu gukora ibya kamere y'imibiri uko umubiri utekereza tekereza kugira ngo ufate uruhindu utobora ugutwi utsindagiramo ugutobore numara ushiremo igiti uzo kigendana mu gutwi ariko wogira gutya ku gutwi wokamo murandukaho ariko kubera kuko kamere ibyifuza kanabikora azatega ugutwi bakagutobora bamara kugutobora bakamutegeka gushyiramo igiti bamwe bakabyimba amatwi abandi baza bajya kwivuza barwaye aho iki Imana itakoze niki kuraja kwireba wiremo ko Imana itakuremye icyo yasize niki ugutwi uzutobora niyo yagushizeho izuru utobora niyo yarishizeho bari mu gutobora n'umuntu n'imicondo bari mu kwitobora ibyo byose ni ubuhenebere ni bwa buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka ibihe biruhije abo bose nabinjiye mu bihe birushye aha turatsinzwe none gutsindwa nye numva Kristo butoroshe kabisa tiboroshye ariko Imana nayo ntikunda abantu bijabiriza gute nyine abantu singira ngo Imana nayo ikunda ibintu bifite isuku nikikunda nyine none siko nguko nambaye nk'iyo pantaro iresha gutyo kaje mu ikanisa kambara ishati izi za gisaza nyine zikiriya hoye tukwambara gisaza ukambara imyambaro ikwiriye nyine myiza imeze gute tuwambara gisitari none se niki cyatumye bavuga ngo naba star nta mustar ugomba kujya mu rusengero ni star none se ikwiriye nyine usuko ahubwo nyine nkiyo pantaro wambaye nanje nkayambara nibwo noba nkwiriye none wo kwambara ipantaro nko sinti nkwiriye iragukwiriye aho nawe ukambara igukwiriye ariko itari gacupa namwe mwazise amazina aho gano bya biduterera urujijo tuza tumenya ngo umwambaro ukwiriye n'uwuhe uzoreba umuntu yambaye neza costume cyangwa ishati neza itamufunze ngo imukone uzobona aberewe kandi ukabona ameze neza nawe urabizi neza ukabona araberewe ukabona yambaye neza nyine Imana ni isuku ntigira umwanda ni inyesuku ishaka ngo natwe duse nayo tugire isuku ko umukobwa yambaye nka bino ipantaro baza bambara binini akaza gusenga ntikimwerekana umubiri wiwe kirika hasi ni kinini ariko bakavuga ngo yambaye ipantaro nanone ikibazo ni ipantaro cyangwa ikibazo ni ukwambara imyambarire none se igwisha abantu
niyo mpamvu yambara ipataro kandi Imana mu kurema abantu akababema n'ubwenge yatandukanije imyambaro y'abagore n'iy'abagabo. Ubu bwose ni ubuhenebere bwabaye. Hari imyambarire y'abagore n'imyambarire y'abagabo. Ihuzu z'abagore zisa ukwazo, iz'abagabo zigasa ukwazo. Ibyo tugiye kubikurikira neza, wosanga abagabo bagira imyambaro yabo, abagore bakagira imyambaro yabo. Noneho ubu rero kuko ari mucanganyiko, abantu barabivanga. ariko nuko mushaje mwebwe mutaza mubimenya, ziriya pantaro kuri iyi bari y'abakobwa sino yambara, niyo nyibonye mu isoko ndavuga ngo ni iy'abakobwa iyi. Haho noneho ubwo ibihe byarahindutse, barazidodesha nyine, badodesha imyambaro y'abagabo, bakoresha amapantaro. Tiyabana amapantaro bibazagaragara. Tuzobona ko bigenda byikubita hirya no hino. Ni ukuvuga ngo abakobwa baza bambara amapantaro bakayajyana gusenga, icyo ni icyaha baba bakora. Bo nta cyaha kirimo, ariko ni amakosa. Haba amakosa na zambi, ni amakosa. Nimba yambaye yambare imyambaro y'abagore, ni umugore. Imana yaremye abantu babiri ku isi, ni babiri babaho gusa, ni umugore n'umugabo, kandi baremera imyambaro yabo. Icyo tukivuyeho ngo abumva bumve, abafite amatwi yo kumva bumve kabisa, bamenye imyambaro ikwiriye bagomba kuzaza bajana mu ikanisa. Uruhande rw'urubyiruko njyewe ndatsinzwe. Ngiye kuzongeresha izindi nzododesha. Turabona ko iyi ngiyi atari agacupa. Niyo yese agacupa, ni ipataro irakwiye kuyambara ni sawa. Ikibazo cya nyuma, ubukristo bwa kera n'ubukristo bw'ubu nyine bitandukanira hehe? Kubera ko ubukristo bwa kera abasaza tuza twumva bakoreshwaga imirimo n'ibitangaza, bimwe niyo mu bituvugiye tuza twumva muri kubesha. Kuko nyine ni ibintu bikomeye kumva ngo umuntu ngo yafashe ng'ikara ry'igishirira riri kwaka ngo araryandikisha tiyasha, kumva ngo umugabo ngo yasimbutse umusozi ngo ava ku musozi umwe ngasimbukira ku wundi, tukumva nyine ni ibintu bitabaho kubera ko abiki gihe ntibobikora. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki ubu nyine bitakibaho nka kera? Noneho ibyo ntako wabyemera utarabibonye, ariko twe twarabibonye n'amaso. Hari ababikoze n'ubu bakibaho batarapfa. Ubukristo bwa kera rero nubwo ubu ngubu ntaho bitandukaniye, wasenze nawe ibyo byo kubaho, kuko Imana yo nimwe ntizihinduka. Abantu nibo bahindutse, ariko Imana ya kera niyo y'ubu. Imyumvire sasa y'ubu niyo itari kumwe n'imyumvire y'abakera. Ijambo rya mbere abakera n'ubusanzwe bari imfura, bemeranya Imana ubufura, ari inyangamugayo, kandi ubukristo ni ukuba inyangamugayo. Bakaba ari inyangamugayo, noneho ngo bakubitemo n'ubukristo kuba kuzuza bwa bunyangamugayo bwabo. Ubukristo burarema burakomera, ngo basenge Imana, Imana irabumva, Imana irabakoresha. Ibyo byo byarakozwe, si ugukeka, byarakozwe. Kandi ubwo bukristo ubu nyine kububona sinzi uko nabikubwira, ntibyoroshye. Mwajyaga gusenga mukagenda nko ku wa mbere, mukarara mu ishyamba habe n'amazi, mukirirwayo mukageza ku munsi wa gatanu cyangwa wa gatandatu, nta kintu muratamira. Kandi uko niko muhaye mugenda mwirega utwaha twose habe n'amaryogo, kuvuga ngo naryogoje umuntu. Ibyo byose byariregwaga, byari ibyaha, kuko birivuga ngo ijambo ryose ry'imfabusha ntirikave mu kanwa kanyu. Abantu bakurikiraga Imana, bajya mu murongo w'Imana,
imana irabakira kandi irabakoresha. Uzi ko abanyamurenge benshi batize ariko bamenye gusoma kubera gusenga, bakaza akiga umunsi umwe gutya, akiga umunsi umwe gusa bikama bifunguka. Ivyo byarabaye. Icyo gituma ngo ubukristo bwa none ibyo ntibwobigeraho, kuko ibyo barabihawe bo, bahabwa kwiga, bahabwa gusoma. none nyine ko twese ari Imana imwe. Imana yahozeho kera ni nayo iriho ubu nyine, ariko mwebwe ibyo ngibyo mukaba mwarabiciyemo, twebwe tukaba tutari kubicamo ubu nyine. Ni ukuvuga ngo ubu nyine se nta bantu bagisenga nk'abakera bakiriho? Nk'abakera ntabo mbona. Ukuvuga ngo ubu nyine nta bantu bakiriho basenga nk'abakera? Ntabo mbona kuko ubwenge bwarongeretse. Ubwenge bumara kongereka buragwira, no bumaze kugwira bwizanira byinshi. Harimo bamwe bafite ubwenge bw'abadayimoni, burya Yakobo yavuze, butava mu ijuru, bukava muri bizinesi bakabikora gutyo. Ariko rero kuvuga ngo abantu ubukristo bwa kera, uzi ko kera waza gubanza no kwiga ububatizo bwonyine wabwigaga, ukiga kubatizwa ukabatizwa wize. Ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo niba ushaka kubatizwa ukamanika urutoki kubatizwa ni sawa, ibyo biremewe. Ariko kera ntibyashobokaga, wabanzaga kwiga ishuri ry'ububatizo. None se aba bakera si bo baba batubatije kandi batatwigishije? Bari he? Ni bande bakera mu kigira? Wowe nturi uwa kera. None se ibyo nzavuga muza mubyemera, murabikora? Ibyo mvuga mubyita ibya muzehe. Nawe ubikoze akavuga ngo mureke tureke kubabaza muzehe mukajya kwapfa. Mbese mwege muyobora mugendeye ku by'iki gihe mutagendeye? Tuyobora tugendeye ku by'iki gihe. Na Pawulo yarabivuze ngo yageraga mu Bayuda akaba umuyuda, yagera mu Bagiriki akaba umugiriki, yagera mu Bafarisayo akaba umufarisayo, kugira ngo arebe kuko ari abo yo kwigarurira. Tuzi kuko twaganiriye nawe, ibi twaganiye sinubyigisha mu rusengero ngo barabe banumva, ntibo kumva amatwi yabo, kuko abapfuye akunda kumva ibanezeza. Ndabona umuriro ugiye. Umuriro wagiye. Tuzogaruka dukomeze pariti ya kabiri. Sawa sawa. Murakoze. Abakeneye ko azogaruka mutubwandikire muri komenti, tuzogaruke buri wese azandika ikibazo aho ngaho tuzomubaze. Murakoze cyane pasiteri, turagushimiye, Imana iguhereze umugisha kabisa. Yego murakoze namwe. Twatangiye dusenga n'ubundi reka dusenge dusoza. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, buno butumwa bugende bugere mu babwumva, bagifite amatwi yo kumva babyumve kandi bashyire mu bikorwa ibyo ijambo rya rivuga ridutegeka, nibyo tugomba kugenderamo. Amahoro ya Kristo atware mu mitima y'abumva aya magambo, kandi akingura amatwi kugira ngo abantu bumve. Amatwi ntakazarya abantu ngo bakunde kumva bibanezeza kunezeza Imana. Ndagushimiye nk'Imana ishobora byose, wakwishuye byose yarakubonye, abone ibyo wakoze aravuga ngo urabishoboye. Imbaraga ni izawe zo guhindura ibyanze guhinduka. Tubisabye twizeye kuko iri jambo rizagera kuri bamwe bagahinduka, cyangwa se kuri bose bagahinduka. Ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu dusabira urubyiruko rwacu kugira ngo bakunde kumenya Imana no kuyegera, kuko wavuze ngo nimunegera nanjye nzabegera, niba muri nkeye nanjye nzaba muri mwebwe. Iryo ni ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko dushoje ikiganiro cyacu neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Gukora nyine tudasenze kuko ni itegeko ridushinzwe. Kadusenge Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo umukiza. Turagushimiye kuko ibyo tuzadukora byose biba bifite akamaro ku bana bacu, tukababwira amateka y'ibyari biriho,
tukababwira n'aho tugeze muri iki gihe ibyo bahaye babona. Ni wowe uduha ubwenge bwo kuyobora, ukaduha n'ubwenge bwo kuvuga, ukaduha no kumenya ibihe, ukaduha no kumenya ibiriho. Ibyo byose tubise mu kuboko kwawe. Ibiganiro tugiye kuganira n'urubyiruko bibe bizima, bishobora guhindura n'imitima yacu ikaba mishya, ikaba mizima. Turagushimiye kuko uri Imana izi tuyobora muri byose, kuko ariko ijambo ryawe rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Turabigushimiye kuko wabiduhaye, ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tubisabye twizeye, amen. Turatangira, dufite ibibazo nka bitatu tukeneye kugira ngo dusobanurire nk'urubyiruko, ariko kimwe cy'ingenzi turabanza gitindeho kabisa, twumvishe ibindi biraza kuza nyuma y'icyo ngicyo. Hari ikibazo urubyiruko duhora twibaza, urubyiruko nyine abana b'umurenge bose, ese Kongo mbere y'intambara abanyamurenge bari babanye gute n'abakongomani? Uraduha nk'ubuhamya bw'ukuntu mwari mubanye nabo mbere y'intambara n'ubu nyine uko bimeze ubu nyine. Kariho. Murakoze cyane. Intambara, ntabwo intambara itabayeho. Intambara yahozeho, habanje kubaho intambara ya mbere y'abasogokuruza. Muri ya misozi y'umurenge barwana n'intare, barwana n'imbogo, barazitsinda. Nyuma hazi abatwa, abatwa bakanga ko inka zahuka, bakanga ko zirisha, bagashaka kugira ngo baze baturwa, bararwana. Ngo barwane barabatsinda, abatwa baratinya barubaha. Abo ni ba sogokuru. Bukeye barumvikana baba bamwe, bagira ikintu bitaga ngo n'ubwira nibwo bushuti mu Kinyarwanda, baba inshuti. Umuntu akaza akarara mu rugo, bakamugaburira, akarya, bwacya akagenda. Nawe ukagenda ukarara mu Abembe n'Abafurero, kugeza ubwo barushye barashingirana. Abanyamurenge bagira bishwa b'Abafurero benshi, n'Abafurero bagira bishwa b'Abanyamurenge benshi. Cyane nibo bashingiranye. Abembe si cyane, ni bakeya. Biba bityo, ukagenda nturuhe utekereza ngo burije simbona aho ndara. Umuhana wose washikagamo ari uw'Ababembe wararyamaga. Kurushaho ubukristo bubaye, ubukristo bwo bubaye, Ababembe nibo bakiriye ubutumwa mbere n'Abafurero mbere y'Abanyamurenge. Baba barimo b'Abanyamurenge bigisha injiri, bigisha ubutumwa bwiza mu Banyamurenge. Abanyamurenge barabwakira. Twumva abanta kandi bakajabika ko bakiriye ubutumwa, nibo bakiriye ubutumwa mbere na ba Mwungura, nibo bagiye banabukwiza. N'Abafurero bitwaga ba Nyakarunduka. Abo narababonye, uwo ntabonye nta kandi, ariko numvisha amateka yiwe. Duturaho neza, amahoro menshi. Ntawari uzi kuko umuntu yokwica uwundi cyangwa ngo amwite umushyitsi mu gihugu. Bukeye haza icyama cyitwa Murere. Iyo Murere yaje muri 64, yaje gusakara muri 64, ariko neza itangira Jeunesse Mouvement Populaire de la Révolution, Jeunesse urubyiruko. Hari muri 63 mu kwezi kwa gatandatu. Ndabyibuka kuko icyo gihe twasohoye inka, bahe bavuga ngo hariho abantu bitwa ngo ba Jeunesse. Iyo Jeunesse twari tuzi ko ari n'urubyiruko, twari tuzi ngo ni ubwoko n'izina. Jeunesse ni nk'icyama, ariko rwari urubyiruko, Jeunesse Mouvement Populaire de la Révolution, MNC Lumumba. Abo baza ari aba Lumumba. Naho aho ngaho niwo muzi usharira wamyumera, umera nka wa musovu
abantu baza bakandagiramo ukabica kandi washaka aho ukura ukahabura, tukurwe mu kuguru ukaba nk'ikimungu. Iyo jenesi yamiba ikimungu. Imunga Kongo ibanza kumunga ababembe bonyine baricana ubwabo. Ababembe bitwaga abasimukinzi, n'abandi bakitwa barara, n'abandi bashimuma. Abo ni ababembe. Igeze muri bo yarabishe bonyine baricana bonyine. Ndatekereza mu mikenke yapfuye abagabo 10 bavukana, barimo umugabo witwaga ngo ni Samweli. Samweli yishwe n'aba babembe. Ubugomega burazamuka buragwira, ngo bucyaza kandi kajambo kitwa ngo ni Eriti. Eriti yari umuntu wangwaga na Jeunesse Mouvement Populaire de la Révolution. Ibyo kurabyumva cyane wewe. Noneho Erite utari muri Jeunesse Mouvement Populaire bakamwita ngo ni Erite, kandi bazwita ngo ni Erite Mubembe. Bonyine baricana. Wakiriye murire mafurero ni umuntu witwaga Marandura na Bidarira. Irakomera hajyaho Mushubazi. Icyo gihe ubugome buragwira. Twebwe mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge twaje kujya muri Murere duhe dukinga amaboko, batangiye kujya kurya ibyacu. Abana bacu nabo barivanga kugira ngo reka binjiremo barebe kubokinga amaboko. Ariko icyo gihe batangira kutwica rero. Batangira kwica Abanyamurenge. Nzantekereza umugabo wapfuye mbere mu Banyamurenge yitwaga Rubariranya, umugabo w'Abagabika yaguye Bubembe. N'umugabo w'Abasita witwaga Timotheo Muhindo, ise wasuye Migomero Garasiana. Ndagira ngo ni umusita Abagwera. Uwo yishwe na Murere. Uwasuye kwicwa na Murere ni Karani w'Abega. Bamwiciye mu Ibumba. Bamwishe ari kumwe na papa. Nari mu kiraro, papa aje kundeba bahaye banywa inzoga. Abajenesi baza mu muhungu witwa Kirinda ngo bashike, bahamagara Karani ngo nasohoke bamuhambire. Bakagira umugozi mu ntoki. Ayo mateka nabwiye na papa yari kumwe na Karani. Baramwica, bica Karani. Bamaze kumwica, nyuma ya Karani ubwo abajenesi barakorana barazamuka baraza. Bamare gushika umure wagi. Bamaze gushika rero uwo Kirinda amaze gupfa hariya mu Ibumba ku mupfurero witwaga Nyabyamo. Ise wangirinda na Cyubwa niho yaguye Karani w'Abega. Amaze kuhagwa, papa nawe arahunga yita mu kibira, baramukurikira baramubura. Bukeye abajenesi barazamuka bajya mu Gahwera bica umugabo witwa Karamudoga, Pasiteri Karamudoga na Rupembwe. Niba muza mwumva ayo makuru. Barabica. Abo bapfuye Murere igitangira nibo bapfuye mbere mu Banyamurenge. Turatuye Murere giba leta irategeka, ariko itegeka twe tutuzura nayo. Ntitwigeze twuzura n'abajenesi. Ubwo inzigo yamiba nabo batangira kuza batunyagaga inka bararya. Inka baratemagura bararya, inkoko bararya, ihene bararya, baramara baratsemba kugeza igihe bamaze kutugeza ku mwishyo. Abantu b'Ibuvira bariyunga hariya ku Ndondo y'Ibuvira. Bamaze kwiyunga ibo barwanya irya jenesi. Icyo gihe uzawumva cya Mushishi. Nibwo Mushishi yapfaga. Icyo gihe Abanyabuvira bagiye kurwana n'Abafurero. Twebwe Bubembe tukiri muri Murere tutaratandukana nayo. Barabatega bararwana, barwaniye muri Ngobishyo. Niho Mushishi yaguye. Barwana badafite imbunda. Murere irinuka irazamuka.
bidarira yohereza abantu barazamuka, bari bafite imbunda, bari bashoboye, barabarasa, iriya ndondo y'Ubuvira yose irahunga. Ihungiro riwacu Bubembe, twe twabaga mu Bijabo, ahandi twakwa ibihungere ku Kararo. Noneho bahunze, abandi bahunga baja mu Rurambo. Mu Rurambo naho abanyarurambo nabo ibufurero nabo bari bakiri muri Murere, bakiyobowe na mwene Bisisire ngo ni Zaburoni. Iho nta ntambara yahabaye, intambara yabaye hano hagati, barahunga kandi batuziza ubusa. Nta kintu na kimwe twafaga nabo ngo tumeze gute, ubwo dutunze twari dutunze dufite inka. Iyo ntambara rero iraba, bukeye leta ya Mobutu ifata igihugu. Imaze gufata igihugu, twebwe umunyamurenge wese yamaja kwiyunga. Turiyunga, twiyunga na leta. Tumaze kwiyunga na leta, leta iratwakira. Itwakira kuko twiyunze nayo. Noneho Bababembe n'Ababafurero inzigo yamikomera. Tubagaduye iwabo kuko twiyunze hamwe na leta, ariyo barwanyaga, ariyo ya Mobutu. Sese koko kugwendo wazabanga. Jewe nagize amatora yiwe, natoye Mobutu, turi i Remera twarahunze. Turahunga kuva icyo gihe. Nta mahoro twasuye kubona kugeza n'uyu munsi n'iyi ntambara uhayibona. Ntibigeze batwiyumvamo, naho ubugome bwatangiriye, ariko kera kose twaragenderanaga. Baraduhahiraga, twarabahahiraga, twarimaga amasoko, bagataha wananiwe akarara, ukarara aho ubonye. Nyuma ubugome buragwira, ariko cyane bwagwijwe na Murere. Kandi iyo Murere niyo mayi, n'uyu munsi niyo yabaye kandi Muzalendo. Iracyari ya mayi hagenda ihindura, yabanje kuba Murere, nyuma iba Muzingiri, nyuma kuba Muzingiri iba na Simba, iba mu Busimba, iba Mayimayi. Imaze kuba Mayimayi, none ubu nyine niyo yahindutse yiyita Bazalendo, ariko ni yayindi ntiyigeze ishira. Amazina gusa yahinduka. Na amazina yahinduka, kandi ntazagahinduka ngo barahinduka umutima. Nguko rero ko twari tubanye n'abari abanyamahanga turwana nabo, twara amahoro, ariko ntibaza bayakunda. Ndagira ngo nimba hari ikibazo baza kuri ibyo ngibyo byenda, ariko amateka yo kubana nabo nuko niko byatangiye. None se nk'abantu mwari mubanye, uravuze ngo mwari mubanye muhahirana, uwo bwije ari mu muhano utari uw'akarara, numva nyine ibintu byari amahoro cyane. Ni ukuvuga ngo ahantu urwango rwatangiriye nyine iyo Mureriza niyo. Iyo Murere sindakeka si abo ngabo nyine bayigize, nibo nyine. None urwango rwinjiyemo gute kandi mwari mubanye neza? Urwango rwazanywe n'iyo Murere. Iyo niyo yazanye urwango mu bantu, niyo yazanye amacakubiri mu bantu. Iyo Murere nyine izana ayo macakubiri. Ari ukuntu nyine iyo umuntu ashaka kuzana amacakubiri azaza akavuga ati aba ngaba bameze gutya, aba ngaba bameze gutya. Iyo ngiyo yaje, ni nk'ibihe bitekerezo yazanye mu Babembe n'Abafurero kugira ngo bumve ko bagomba kumva amacakubiri bagatangira kwica abantu? Yazanye amacakubiri babwira kuko umunyamurenge ari umunyarwanda, atuye muri Kongo ariko ari umunyarwanda, ntagomba no kuyobora. N'amashuri bazaga banga ko twiga. Naho imyumvire bamwe barayumva, abandi ntibayumva. Mobutu we ntiyabyumva kuko twari twaramwakiriye natwe. Uvuga ngo Mobutu we yari ku ruhande rwanyu cyane. Ku gihe ciwe mwe mwari muri kuri leta? Twari turi kuri leta. Ibo bose bakaja nabo bakaba muri leta, babaga muri leta kandi bakaba no muri Murere.
bakabamo kubiri. bari barafashe imbu zombi, bari bamurere kandi bakaba no muri leta. Umwe yazaga aba muri leta, undi akaba mu gihuru, bavukana ari babiri. None se ubundi inkomoko y'umunyamurenge nyayo mwebwe mwumvaga ari iyihe? Ni muri Kongo, ni mu Rwanda, ni he? Inkomoko y'umunyamurenge, umunyamurenge inkomoko yiwe ni umututsi wabayeho mu Rwanda. N'iriya Kongo rwari u Rwanda, Bukavu rwari u Rwanda, izina Kivu si iry'Abafurero ni u Rwanda. Umurenge, imurenge si Abafurero bagise imurenge, n'izina ry'ikinyarwanda. Abazungu bagiye gukata imipaka badukatiramo, bakatamwe mwebwe igice cyacu kibiriyo kandi kiba mu banzi bacu. Kuva ubwo ntibigeze batwemera. Urumva naho ngaho amacakubiri yabereye. Bakavuga ati uwo babakase mu muvugo urimo ikinyarwanda muzoje iwanyu Rwanda. Natwe zo tuti ntitwojaga iwacu Rwanda kandi iwacu Rwanda ari hano. Nta handi twoja ni hano. Hari amateka menshi baza bavuga yabaseruga bikana bandi ukuntu bagiye baragira bakaroha bakambukiriya hakurya. Ariko mu yandi mateka umwami yazaga ava hano akaja gusura abanyamurenge bari murenge, kandi bo bazaga babita barenge ngo abantu b'imurenge. Abanyarwanda babitaga abanyamurenge, ab'imurenge. Ibintu byaratangiye kera. Ni kera nyine. Ni kera. None se nkamwe nk'abasaza mwayibayemo ibyo ngibyo byose, muza mubona ari nk'iki gituma bitarangira? Kandi usanga benshi baragiye bahunga, ndakeka ubu nyine hasigaye abantu bakeya. Ni nk'iki muba mubona ari nk'iki gituma bino bitarangira? Impamvu ituma bitarangira, hari uwovuga ngo ni iyi. Igituma bitarangira ni imyumvire mibi kandi y'abakongomani, bene wacu b'abakongomani baza bumva nabi. Twe niko tubona, ntawuza bagaga ngo yihonye. Twebwe nta bugome twabagiriye habe n'umunsi umwe, ariko bo bagize ubugome barabubika ngo mpaka tujye Rwanda. Uzi ko bigeze no kutuvurenga ngo tuze kuri Habyarimana ngo twambuke tuze bazo kuturimburira twese hamwe na jenoside yabaye mu Rwanda. Icyo gihe nicyo gihe bagazaga banga ko tugira amavote, naho turwanira ivote. Icyo gihe uza wumva amakuru ya Mukeba atwirukana muri Byura. Icyo gihe ariko avuga ngo twazane ngo twambutsa tuze no mu Rwanda. Ako kantu ntikigeze kabavamo n'uyu munsi, niko bagikurikirana. Urumva bigoye kabisa. Ni intambara. Ni intambara itoroshye. Tiyoroshe kabisa. Tiyoroshe kabisa. No gusenga tukareba ko bizorangira cyane. Takinanira Imana niko biri zivuga, ariko no kwirwanaho nako kuba kurimo. Ayo mateka tuba tuyakeneye nk'abana bakiri urubyiruko, abenshi batakuriye iriya nyine babyumvira aha ngaha. Tuba tuyakeneye nyine kugira ngo tuyumve cyane. Ni ngombwa, ni ngombwa kuyumva no kuyamenya. Kandi uko niko kuri, iyo utazi ikintu ntiwokivuga, kuko kiriya gihugu iriya aparato yose ya ruguru yabanjemo abungeri n'inka n'abatwa, nibo babaga muri kiriya gihugu cya ruguru n'inyamaswa iz'imbogo n'intare n'ibindi. Noneho abanyamurenge ibo barabungeri kandi batinyaga intare, bazaga bubaka ingo bakarwana n'intare bakararira inka zabo.
aho bageze umenyaga kuko hatabaga n'ibyo kurya hariya, nta byo kurya byahabaga, ibyo kurya byaje kubaho nyuma nta mata, amata mu gitondo na saa sita na nimugoroba, umwaka ugashira. mwari muzi ko bibaho se? Hoye twatuze ko bari ibyo kurya byose byabaga mu bihugu by'intambi by'imuhira, hariya niho twitaga imuhira. Mu bihugu byabagamo abagore n'intambi ziriya za Gataka, za Kito, zariya za Shenge, za Munanira, ugatambika ugaruka za Mashoba, ugaruka ibufurero neza za Remera, ubase ugatambika ububembe bwose ugaruka kwibarabara, ahandi bita ngo ni kwibarabara arizo za Mugorore. Iyo niyo habaga abagore, inka nazo zikaba ruguru mu kibira, twahitaga ngo ni mu kibira. Ntabwo bahitaga operato, bahitaga ngo ni mu kibira, ngo bagiye mu kibira ku Ndombe yo ruguru. Umuntu akabaho anywa amata gusa mu gitondo na saa sita, umwaka ugashira, ugafata uwa kabiri ugashira n'itatu nini. Timurware oya warwara, hari n'indwara yabagaho. Habaga indwara imwe gusa yitwaga kanihura na rusoka. Kanihura niyo yakuze, iyi yabaye gripe niyo yari kanihura. Na rusoka nizo ndwara zabagaho. Rusoka none ni iyi. Rusoka ni umusonga. Umusonga. Umusonga w'imbeho wakoze gukubita umuntu akaruka amaraso. Urumva wari umusonga. Niyo rusoka. Na kanihura yari gripe yibombwe. Niko byitwaga ngo ni ibombwe. Nta ndwara zahabaga. None se nkawe nko ku giti cyawe, iyo utekereje ukareba nyine ubwo buzima mwagiye mucamo bwose n'ukuntu bagiye babahiga mwicwa, ibintu nk'ibyo nyine, uratekereza ko ubu ngubu amahoro aramutse abonetse muri Kongo, mwogerayo mukabana n'abafurero neza mu mahoro, cyangwa namwe mwotangira ngo kwihore? Ibyo ngibyo ibo nibashaka amahoro, twebwe turi abanyamahoro. Kandi icyo nzi cy'umunyamurenge, umupfurero azavuga ngo arambitse hasi uwo munsi, tukamwakira tukamufasha uburyo bushobotse. Ndabizi ibyo ngibyo narabibonye, na Murere ya mbere narabibonye. Igitangira twarahungutse, baratwirukanye ngo dushike, dutangira kurwana, ariko ntitwarwanira kubamara, twari dufite ubushobozi bwo kurimbura. Bariya abembe bose bari Fizi, bavuye Rurenge, twabafata tukabazana tukabubakisha, ariko bo nta muntu n'umwe wacu bafashe ngo bamugarure. Ariko bariya abembe bose n'abafurira bahe batwisha gutyo, twe twazaga tubafata tukaza tukabubakisha, ariko bo ntawe barajyana ngo bamugarure. Ni abagome. Ziriya twebwe nk'urubyiruko iyo tuzumvishe gutyo biza bidusiga tugatakara cyane. Niyo mpamvu tuba dukeneye nyine ngo dusobanurire bimwe muri ibi ngibi. Ngibyo bibazo jewe nari mfite ku giti cyanjye n'abandi bantumye, ariko haramutse hagize n'undi ugira ikindi kibazo yacandika aho ngaho. Tuvuye aho ngaho muri icyo gice cya mbere, twongere tugaruke mu idini. Wowe uri pasiteri, hari ibibazo byinshi urubyiruko kandi tuba dufite kubaza bigendanye na gikristo. Nk'uko bigaragara rero, umusaza ni nk'ankubitiye mu gafuka, ndatashye ariko aranyemeje, arantsinze. Nawe nimba wumva wajya gukora bato nawe, uze tubahuze turebe nimba uri bubashe kuvugira urubyiruko rugatsinda. Ariko nanjye sinsinzwe neza, ntabwo nsinzwe neza, kubera ko umuriro uragiye nk'uko mubibonye. Umuriro uragiye, hari ibibazo byinshi nari mfite kumubaza, ariko nimumukunda mugakenera ko nzasubirayo twongere turebe uko bigenda, kubera ko afite n'inanga yari kuducurangira akaturirimbira indirimbo za kera, ariko umuriro uradutengushye nyine uhise ugenda, ariko tuzamusubiraho.
uwiyaminiye ko tuzajyana yandike muri komenti ambwira ko yabasha kuvugira urubyiruko nzamujyaneyo nawe bajye kuburana, ariko ngewe uko bigaragara ngewe arantsinze. Ntimukomeze kwibagirwa gukora subscribe, share and comment. Turabakunda cyane. Ciao ciao.